reka tubasuhuze inshuti bavandimwe badukurikirana ni mu Kirambi TV ndetse ni Murenge 5/5 turi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe aho tugiye kuganira n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za MRDP akaba na coordinateur wungirije cyangwa se coordinateur militaire wa MRDP General de Brigade Charles Sematama niwe tugiye kuganira uyu munsi uwa none. Afande tugwaye ikaze kandi tunabasuhuza ngo se muraho neza. Iminsi myinshi. Yego. Turabona mumeze neza afande. Tumeze neza. Murakeye. Aya. Bisanzwe to. Afande muri ubwo twatuza mu minsi myinshi twari kumwe mu karere ka Minembwe ariko twari kumwe kuri muri studio cyangwa se kuri kamera. Ubu mumeze mute bwanyu ku buzima bwanyu mwebwe ka General Sematama mwifashe gutunga ubu ni sawa? Ubu ni sawa. Turakomeye. Ngo turakomeye. Kandi abana n'abaturage bakomeye. Neza sanga ibitero zigiyeyo. Ubu bameze neza. Natwe turakomeye dufite morale ku abaturage bamerewe neza. Dufite agahengwe. Afande reka duhere ku ijambo ry'ihumure mushobora kuba mwageneye abaturage kare ka Minembwe. Ni bwo bwa mbere mugiye kuri mikro cyangwa se ku itangazamakuru kuganiza abaturage kare ka Minembwe n'abandi badukurikirana bari hirya no hino ivukira bagakondo abanyamurenge bose ku isi amoko yatandukanye kuva mwigarurira noneho n'ibirindo byose by'ingabo za Kongo n'abarundi bari hano mu karere ka Minembwe n'iryo rya mbere mugiye kubagenera ubutumwa. Nuko baheze humure no kubaheza pole abantu batakaje abana tambari tambutse twageze ibibazo za drone amadrone amatirari amanda z'amatirari za ropingaga amaturage abaturage barapfuye bapfushe abaturage bakomerekeje n'inka twakomerekeje inka zarapfuye n'abaturage barapfa amazu yabo arasenyuka izo zose ni ukubaheza pole n'abapfushije abana babo n'ingabo zacu zatwirwana nabo zapfuye ku rugamba zose ubu turaheza abantu bose pole intambara ni kuzimera kandi tugomba kuzihanganira kuko intambara niyo twashowe tutari twiteguye ishobora na leta akagombye kurinda umutekano w'abaturage ariko akaba iyo uzana umutekano mukeya ubwo ni uguheza abantu bose pole no kubwira ihumure abaturage bahumurike tube yigiye inyuma ku buryo ubu nyine umutekano mu karere hano urahari tubakangurira ko bakomeza ibikorwa byabo abandi bagatahuka amazu yabo n'igihe cy'ihinga cageze batangire bahinge amazu yabo yasenyutse bangire basane kandi bagire n'isuku mu mazu abantu babaye intambara hariho usanga imisozi myinshi igiye igira imyanda myinshi rero ukuntu bagira asukura nyine kandi bahinge ko tugizwe no guhinga no kano karere intambara ko twayigwanye nuko ntabwo twigeze tugira inzara kuko abaturage bari barahinze ubwo rero bakomeza bahinge kandi basubire mu mazu yabo buri muntu aje mu isambu ryiwe izo nizo nababwira ko kuri ubu nyine umutekano urahari kandi tubahumurize ko ibi byarangiye hasigaye ni ukureba yaracari mu nkengero kure abasirikare bari kumwe nabo kuri iyo defro iri imbere ariko abaturage bo bagiye humure bakomeze ibikorwa byabo nicyo twabakangurira. Ku bijyanye n'umutekano abantu baribaza kuri ubu ngubu ninde ugenzura Gipupu? Gipupu twageze muri Gipupu dusangamo abaturage baratwakira bamaze kutwakira dusanga yahunze nyuma yaho aza kwiyoroganiza aza gutera tubona ko ari buze kwica abaturage twanga kurwanira mu santere
dusubira inyuma gatoya tukaba ku misozi amadefensi yegamiye Gipupu. N'ubu ngubu Gipupu mu centre ndabizi ko nta muntu irimo, ngo turayireba imbere yacu kaza ngaho ipembeni turayireba nta Gipupu turimo kuko dukora patro tukahagera, no kuvuga ko turasa n'abayifite. Kuri ubu abaturage bo mu Gipupu baracari muri centre ya Gipupu bari abaturage barahunze ntabayirimo. Abaturage baragiye ku misozi iri imbere bije pole riri imbere ya Gipupu yanatazi niyo bareko Gipupu mu centre ntabahari. naho kwa murima naho ntabahari. murahagenzura cyangwa aragenzurwa n'imbaza tugenzura imisozi hareba nayo turi hejuru yaho ntago korosinga mu muhanda cyangwa se mu mazu nabo ntabahari. Afande, reka tugaruke kuri operation muherutse gukora minsi yatambutse, aho iyo operation yanditswe mu mateka y'intambara yabaye mu karere ka Minembwe imyaka 10 irashize, ariko iyo operation mwakoze haba tariki 19 mu kwezi kwatambutse, haba ndetse no mu myanjo mwisho kwezi kwa gatandatu, hose mwakoze operation yatumye mwigarura ibice byinshi cyane. Abantu bari kubavuga ati noneho kumura ingugendeshwa niko navuga niko bazavuga, kubera ko mwagena nk'umuyaga mwagera mu mikenke, mwava mu duhoko mikenke point zero, ibice bya Bicumbi Gakenke zose mwakuyemo abarundi ndetse na FRDC. Ira operation kuko imwe ikoze kuri Musa nabiyahurira umutekano abaturage. Iriya operation ntabwo twayikoze twiyahura, twakoze operation nk'izindi zose, sibyo ko nyine abantu bavuga ko yari ikomeye cyangwa se twiyahuye kuko aduye yari yageze hafi y'umuhana, yageze hafi ya centre. Ariko ikibazo n'ubundi abantu bavuga ko yari ikomeye cyane nuko yarimo amadrone menshi, kandi abasore bacu bari bataramenyera za drone. Niyo mpamvu zasa nkaho zakanze abantu cyane, n'abaturage bagira ubwoba bwinshi, kubera ko twaragwanya intambara yo hasi turwana n'iyo hejuru tutari twiteguye. Bafite ibifaa byinshi biturenze, niyo mpamvu abantu bavuga kwiremereye, kandi turwana n'abantu basa nkaho ni jenoside bari gukora kuko ntibatoraga. Babonaga inzu kuyikoreza ibombe, babona inka bakayirasa, babona inkoko yatambutse bakarasa, babona umuntu utambutse wese ugiye mu murima bakarasa. Ubwo rero abana bayigwanye bari determine kubera impamvu yo kubabonaga nyine nta yandi mahitamo tuba dufite, kuko nanone bagombaga kutwica twese n'abaturage. Babonye ko abaturage bagiye gushira, niyo mpamvu bitanze cyane n'uburyo bwinshi kugira ngo iyo ntambara nyine bayitsinde. Bagwana nyine bavuye inyuma, basa nyine nka biyahura nk'uko mubivuga, nuko ibitero byari byageze hafi kandi bikaba bitari gutora. Ubundi intambara uko igenda iyo uri guverinoma, u Rwanda guverinoma irareba ikavuga ati turwana n'abasirikare barabarebere uko batwita, nibo yakagombye kurwana nabo gusa. Ariko ubundi usanga aho kugira ngo iduhige igenda itera n'abaturage. Yabona umuturage igiye muri mikamu, wareza abaturage bagiye bapfa n'abana, yabona n'umuturage umwe gusa ikabimuteye na drone igahita iza ikahita imusheringa. Na zira za tirari zabo zagumaga kurasa ku mazu y'abaturage. Niyo mpamvu abana babonye ko ntayandi mahitamo, kandi umutekano wacu ni ukurinda abaturage, kuko imyaka tugize turwana nabo tubacunga abaturage imyaka ibaye 9. Uno munsi so bakagombye kuba ngo tubareke. Niyo mpamvu twahisemo kurwana n'ingufu zose. Ariko yari intambara nk'izindi zose, nuko nyine yari mu ibikoresho tutari twiteguye ko twagwana nabyo. Nico kibazo cyabaye. Igisirikare cya Kongo n'abarundi ngo baritegura kandi kongera kuzamuka kugaba ibitero kuri point zero. Nimwe butumwa mu baganira Fande? Oya, butumwa bwo ntabundi nuko wabatsinze ntaho yagiye, turacahari kandi none turabarindiriye. Twebwe ntaho twavuze ko hano ni iwacu, ntabwo tuzahava, kuko bibwira ko wenda bazadukura mu gihugu ko ntituzokivamo. Ubundi kandi niba bari kwitegura, natwe turi kwitegura.
tuzosa duhangane tuko bazoza tuzabakira uko bazoza. afande hari akabazo k'amatsiko jewe nibaza aho ngaho twigwaneyo kuko tubimenyereye ntizitera mu banzi babo abanzi nibo bazabatera iko niko tumenyereye hano none muzarinda baze babatere nibatinda kandi dukeneye ngo bigireyo kuko bari hariya za Gipupu urumva bari za Gipupu tubona kaho twebwe abaturage ko turabona kaho bakitwegereye abari hariya kwa Murima wenda twebwe abaturage twebwe turabona kaho batwegereye none niki mwotubwira ngaho ko bikiduteye ubwoba kwa Murima ndago uko bivuze nyine kwa Murima nakubwiye ko kwa Murima badahari ariko nazo nimba bari kwitegura natwe kwitegura izuvuga ngo ntidutera turatera none se ubona se ko kubakura hano twarateye aravuga ntidutera turaterana turaterangira ngo niko twabateye twateza za mikenke turabazamura tubageza kuri 0 turongera tubatera hano za gakenke aribwo nyine twabakuye hano ntabwo ari kuba ntidutera turatera natwe akenshi nyine bo badutera ariko cyane natwe turatera kandi kubakura hano nuko twabateye ntabwo bari baduteye ubwo rero ntimugire ubwoba ndabizi neza ko natwe ibyo tubirimo dukora amapatro turagenda tukagera aho bari mukenge mwenda mayeno zabiriya kandi yaho nibaza ko ari kure kandi nzi kuko natwe nizo turimo iyo ni strategy za gisirikare ntabwo twavuga ngo tuzobatera ngo umunsi fulani cyangwa se ngo twebwe ntidutera ariko natwe turabizi ko turi kwitegura aba harimo amagambo menshi mu gisirikare hamwe n'izo ngizo zo wifuza wasanga birimo. Reka tuje ku butumwa chairman cyangwa se umuyobozi wa MRDP yagarutse ari mu ruzinduko rw'akazi hano Minembwe Dr Kanyiki Freddy asaba abaturage b'abanyamurenge cyangwa se imvukira zino moko atandukanye bari hepfo bashaka gutaha niki mwababwira fande byo gutahuka zo gutahuka tugize iminsi tubivuga usibye ko tugize iminsi dusensibiliza abantu gutabara abavyeyi babo ariko twari tutarababwira gutahuka ko baturage ariko ico twavuga ubu nyine nuko batahuka nabo turabakangurira gutahuka batahuke baze babe mu gihugu abantu baza bagwana iyo bafite ico babagwanira ntabwo twakomeza kugwanira abantu bakeya kandi nituma kugwanira abantu bake nanone n'abatabara n'abazaguma babe bake ariko buriya iyo abaturage batahutse batahukana n'abasore n'abana babo ubwo rero bamara gushika mukareba igikurikiraho umutekano wabo warindwa niho n'abasore baboneka bo kwinjira igisirikare kugira ngo barinde abavyeyi babo ariko cyane cyane kuko yabivuze natwe nk'igisirikare turabakangurira gutaha batahe baze mu gihugu bazi wabo babane n'abandi kubera yuko ubundi adu iyo mwamuvyigana nawe nivyo vyiza ugomba kuvyigana nawe yazanyura nawe ukanyura aha ubwo ngubwo rero tugomba kuzababyiga tukabana nabo haba mu mahoro haba mu ngorane nkizi turimo nabyo tukabana kuko byanga bikunze tuzobana nabo n'intambara zagiye ziba kubera ko twasuzuguritse kuko abantu bose bari barataye igihugu cyabo baragenda bashobora hunga ariko rero umwanya urageza kugira ngo bagaruke biriya nabyo bashobora kubikora hano izo bakenereriya baza babikorere wabo turakangurira abantu bose gutaha cyane tugakangurira n'abasore kuza kugira ngo bazobarinde nabo bazobarinde umutekano izo ngivyo turabivuga kandi tubivuze buke ariko bavyumve ko bagomba gutahuka bakaza bakabana n'abandi ubukewa nibwo abavyeyi bagize cyane n'aka gasuzuguro kose kavuye ku bukewa ta kindi gihugu dufite ni ikintu cyo gihugu cacu nahiriya bari ntabwo ari igihugu cabo kuko bavuga ko amahanga nyine ngo ahanda bamenye kwiriya ntabwo ari iwabo ni hano bagomba kugaruka bakagaruka mu gihugu cyababyaye tugafatikanya twese. Reka wenda tuje ku bibazo byo gusoza kino kiganiro mu general mukimara kumva ko ingabo zisubije inyuma amaka yose ya FARDC uramwanzi wose bakamukura kuri point 0 na he aho mwari mwicaye mwiyumvise gute? Baranezerewe
twari twicaye twari duhagaze ntabwo twari twicaye twari kumwe nabo twaranezerewe nyine twaranezerewe kuko abaturage babonye bagize amahoro kuko byari bibabaje abaturage guhura n'abaturage bari guhunga buriya nta kindi gitera agahinda ko guhura n'abaturage babahunga uzubura uko babwira uzubura uko babwira cyane ngira ngo wumvishe hari umukecuru umwe numvise umukecuru yavuze neza cyane nzanibuka ariko simuzi ariko numvise audio ye bayivuga umukecuru yavuze ngo waduye yahunze ngo dukuyeho igisuzuguriro ngo kandi ngo yibazaga ngo aho ndi buje kubera ko baje tutaba abaturage none abaturage bakaba bahunze ngo yatekerezaga ngo icyo tuzovuga naho tuzahungira ngo akumva arababaye ubwo rero naje numvaga bisa n'ibigoye kugira ngo duhungane abaturage bari guhunga uri guhura n'abaturage bari guhunga birababaje cyane uzubura uko babwira urabihanganisha nyine ariko nyine bagasa nkaho bavuga ati zari zose abahungu bacu bananiwe intambara noneho ukazugira nk'isoni ariko nyine buriya tumaze kubona ko yahunze twarishimye kandi nyine zatuteye ingufu cyane kuko aduye nyine ahunze avuye mu baturage yaragambiriye kubagirira nabi warazi ukuntu bazaga bari gutwika amazu ubundi guverinoma yakagombye iza gutera iri gutera ngo iri kurwanya abarebere yakagombye ko aho igeze ikahashinga umutekano ikahamagara n'abaturage bakanabana ariko igera ahantu igatangira kurya ibyabo igatangira gutwika amazu igatangira kwica n'abandi urumva ko biriya bintu bitangaje urabona intambara ya mbere igitangira ngira ngo warazumvise mu bidego bishe umukecuru uriya ndetse ni mama wacu uriya mukecuru w'imyaka ingana kuriya yabaga yatega amaboko bakamurasa twasanze amaboko yose yuzuye amasasu ni ukuvuga ngo baramurasaga umukecuru utagenda utabasha kugenda numva ko iyo ntambara wayitsinda intambara ntabwo wayitsinda uri kwica abaturage nta mpamvu batsinzwe ubwo rero byaradushimishije tubonye yagiye abaturage babonye amahoro umugabo bita Mbayahaga yarasetse cyane kandi aravuga ngo muri kwishimira intsinzi kandi haje iyindi ntambara ikaze ngo haje intambara ikaze kurusha iyi ngiyi irangiye ngo none ko murishimira intsinzi habaye iki iyo ntsinzi naje nyumva ngize nk'ubwoba uwo ni uwahe uwo ni umurundi yitwa nde Mbayahaga akagana ko abaye mu kaga nyine izina niwo muntu uwo nguwo ntacyo twamuvugaho usanga abantu benshi bigize babaye abayiwayi kuvuga ibitabareba uwo ni umurundi usibye ko nyine abarundi nibo turwana nabo abivuga kubera ko nyine ari buza kudutera ariko umupasiteri winjiza muri politike akaja muri izo ngibyo ndumva ntacyo namuvugaho icyo navuga gusa ni uko akomeze iyo ntambara yo gupanga ko turi kwishimira intsinzi azoze turacahari ubundi nabo batwica abarundi nabo bafatikanyije n'abo ngabo bagenda babesha ubutumwa ngo bari kwigisha ijambo ry'Imana nabo bagenda babiba amacakubiri twe turi mu gihugu cyacu turi mu Burundi turi iwacu izo ngabo ziwe ashaka kohereza zohereza turahari intsinzi se kuzishimira umuntu arishimira intsinzi niko bizabimera akakujya kwa kabumba uzutsinda none akishima undi nawe ashaka gutsinda akishima niko bizabimera ubwo rero kwishimira intsinzi ntiyatugaya kuko nabo iyo bagwanye bagatsinda barishima ariko nawe ntagire ngo ubwo ngubwo ababatsinze hari aho bagiye turacahari nibaza fande nka Kongoro geze hano akavuga ngo yaje kwirura cyangwa yaje gusaba imbabazi ko tuzi ko MRDP twirwaneho muri abanyembabazi mugira imbabazi muzamurekura n'imfungo cyangwa se amateko mukayarekura akagenda agasubira iwabo kabarundi mwafashe bagasubira iwabo Kongoro yoza mwamuheza imbabazi mwakira kandi yaravuze ko yaguze amadrone kuza kubica imbabazi sekondari na pasiteri ubundi pasiteri ngo namuha imbabazi kuko sindi mu kanisa ngo azaza kubisaba iwanje ariko hari intambara zimwe tutagwana intambara nka ziriya nyine hari zimwe umuntu azatora umuntu nyine akareka kuko intambara nk'iza Kongo bifata ko ari nka bariya ni abantu nyine baba bashaka amafaranga Kongoro niwe watangiye kuvuga twirwaneho mbere
kandi Kongolo yageze abivuga mwumvaga ama audio yiwe avuga ko ababyeyi bari kwicwa na leta none ubu nyine yarahindutse no kuvuga ko ubu nyine niwe uri kumwe na iyo leta. Ubwo rero ideology afite ubu nyine niyo gushaka amafaranga kandi barayamuhaye yarayabonye. Ubwo rero n'amafaranga bavugishwa. Ubwo rero ibyo by'imbabazi kugera hano no kutagera hano n'umunyamurenge afite uburenganzira bwo kugera hano, ariko nyine ubwo twabimenya ageze hano n'indi zo mbabazi yo zihabwa twabimenya ageze hano. Afande nage mbaze twakubaza ku rupfu rwa Ruterera, Colonel Ruterera, cyane cyane ko ziriya mpfu z'abasirikare b'abanyamurenge mu maprizo zikomeje gutera abaturage umubabaro. Afande ikindi kibazo mu ijoro ryakeye ejo ku manywa twabonye inkuru mbi y'incamugongo ko Colonel Ruterera yapfuye aziri kwasa muri prison ya Ndora. Ntabyakiriye gute nka twigwaneho kuba hari abasirikare b'abanyamurenge bari kwa Paulo ziriya mpfu zimeze kuri mbere nyine turabeza Paul umuryango wiwe wafashe nyine intwari Ruterera. Ruterera ni intwari ikomeye cyane. Ruterera ari muri ba komanda bagira ishaka cyane. Ruterera twamupfushije kuva igihe yarashwe. Kuva Ruterera amaze kuraswa akagira impanuka yo kuraswa kuriya niwo munsi dupfusha Ruterera, kuko Ruterera yari umugabo w'ishaka cyane. N'ubu ngubu Ruterera ndabizi ko yataza kuba yaramugaye kuriya abari hano, ariko kuba nyine yarahuye na kiriya kibazo nicyo gihe twabuze Ruterera. Twarababaye cyane, urupfu rwe twarababaye cyane, kandi tuzi ko ruturuka nyine mu buryo yabaye torture cyane. Arafungwa afungwa nabi imyaka yagize iriya, kandi ari umuntu urwaye. Kuba muri ya prison zimeze kuriya kandi urwaye ni ukuvuga ko Ruterera nyine yabaye torture, bamufata nabi nyine arapfa. N'akarengane yapfuye akarengane kimwe n'abandi bose, n'abakabongo n'abakamizobe urupfu bagiye bapfa. Nibwo ruriya rwa Ruterera nawe buriya nubwo wenda twabuze nyine bitagaragara ko ariko bimeze ku mashusho, ariko ku mutima ni kuriya nawe bakeneye kumwica. Nubwo rupfu rwaratubabaje nka twigwanaho cyane, kandi turaheza umuryango we Paul cyane abanyamurenge bose. Afande abaturage b'akarere ka Minembwe ubu ngubu ko baramwa isukari cyangwa se icyayi, amata, isabune, umunyu, babikesha mwebwe kuba mwaritanze imbaraga zanyu mukatwigwaneho. Ubundi butumwa mushobora kubagenera burenzeho ubuzima bafite uyu munsi bw'icyizere n'ubuye Fande? Icyizere nuko tugira wenda inzira zizamanuka zigere ni Buvira cyangwa byakunda no gushakisha uburyo wenda inzira zaboneka zikepfo, bakaza bikepfo bakareba n'ukuntu batembera nyine muri ziriya nzira zagiye zifungwa. Cyo ni icyizere twese dushakisha ko byashoboka. Ikindi nubwo babikora gutyo nyine byari bifite amabeyi menshi cyane, tukangurira abantu ko bagomba kumanura amabeyi, nanone ibeyi risubira uko ryari rimeze mbere, base kandi barimanure rigere uko bahahambere, uko baguraga, ibiciro bimanuke kuko byari bimeze mbere, kugira ngo abaturage bose bisange nyine bafite ubuwezo bwo kuba bagura isukari n'umunyu amafaranga makeya, kuko hano n'ubundi amafaranga bayabona bigoye. Icyo nicyo cyizere twubaheza ko imbere iminsi iri imbere bizagabanuka, wenda turibera ahantu hose babone isukari nyine n'umunyu ku giciro cyiza. Afande ejo bundi twabonye intumwa za FARDC igisirikare cya Kongo bagera mu Goma kuja muri mekanisme konjo kuba bashira hamwe kugira ngo bakurikize ya masezerano yo guhagarika imigwano. Iya masezerano mwe ntabareba iya mekanisme ntireba twigwaneho. Mbo twese turi muri AFC, turi muri AFC kandi aratureba ariko mu gihe nyine babyemenyeshanyijeho byo twasabye byo babasabye, noneho bakabishira mu ngiro nyine byo basabye. Wenda hamwe hari igihe byadufasha, ibyo babikora mu gihe twebwe
hari igihe baje gusinya amasezerano ariko guverinoma ikaza ikanyura ipembe igatangira kuturasa. Kandi twese turi hano, twese yaba M23 yaba twigwaneho, twese turi hano turi mu ntambara, tukaguma tukagwana bakatugwanya kandi amasezerano bari gusinya. No kuvuga ngo biriya zose nje bifata nk'ibinyoma, bifata ko ari ukubeshana. Nubwo baje ubwo nyine abacu barabakira, ariko sinizera ko hari ico bari bu hari ikibuvemo. Niyo mpamvu ntabivuga cyane kuko nizeye ko ntakivamo, kuko buri gihe bahora batubesha ntibubahirize ivyo bavuze. Afande, niyo mpamvu nabajije kubera ko mu kandi kanya n'aya masaha turiko dukora kino kiganiro drone ziri hejuru za leta ya Kongo kandi hariyo zirantumwe zihariya Goma. Uhereye aho ngaho kubu nyine kuva mu gitondo drone ziri gutambuka, no kuvuga ko ivyo baba baravuganye ni ukubeshana. Niyo mpamvu uravuze ngo mwese twese turi muri AFC, ariko biriya biganiro bya AFC na leta ya Kongo nibyo biza bituzanira ibibazo twebwe abaturage bo muri Minembwe, ko nka hariya Uvira ni ukubera ibiganiro bya AFC na FARDC nibyo byatumye Uvira bayivamo, kandi kuvamo kwa Uvira byaratugoye twebwe abanyaminembwe kuko niho dukura buri kintu cyose. None se biriya biganiro Fande ko muri AFC tibo hano naho ntivyodukoraho ngo bavuga ati Minembwe nayo ni mubanze muyiheze FARDC kuko n'ubundi Uvira bayitanze. Muyivemo FARDC igarukemo tubone kugira ikindi kintu tuganira. None se ko bavuye muri Uvira nyine FARDC nanone ntiyari muri Minembwe, yari yarayivuyemo. Ahubwo vuga uti ahubwo n'ivyo biganiro nibabivuga nibabiganira ahubwo bave n'ahari abari, kuko hariya n'ubundi ntibari bahari. Bavuye muri Uvira bari ku muhanda, bari ku muhanda niho bari. Uribuka ko ingabo zose zari zaramanutse. Ubwo ni ukuvuga ngo Uvira bayivuyemo bubahiriza ariya amasezerano, ingabo zose ziri ku muhanda. Ahubwo twavuga ati se nyine niba bumvikanye bakagobza kuba bavana aha hafi bari bakamanuka Ibaraka, akaba ariho baje ni Bubembe bakava, kuko ga ibyo uvuze n'ubundi ntibabyubahiriza. Ibyo uvuze nyine bo bikora, kuko n'ubundi igihe bavuye muri Uvira nibwo batangiye abacu bavuye muri Uvira naho twego bazamuka kudutera. Urumva ni ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu vuga ngo twego basirikare tureba ibiri kuri tere bitandukana nizo bavugiriye. Guverinoma iragenda kaja mu biganiro bakumvikana, ariko nyuma yaho bakadutera, bagasinya SSLF ariko bakadutera. Niyo mpamvu ubona abaturage bo Minembwe bavuga ngo biriya biganiro ntacu bitureba twebwe, kuko babicara babuzumva, kuko baba baganira bagasinya ariko nanone tukatera. Niyo mpamvu ariko twebwe ubu nyine turi maso, n'ubundi bagize ngo babikore twe turi maso, n'ubundi ntabwo twareka kurinda umutekano ngo bari mu biganiro ngo turumvikana ngo bariho SSLF. Tuzi ko ntayo barasinya, ko ndazo baravuga baraduheza ibyo baje kuvuga abo ngabo, wenda baraza kudoza kontra ndivyo bavuze, tuze kuzumva nimba wenda abaturage bizabazanira wenda umutekano. Afande, urakoze cyane ku mwanya uduhaye. Afande, murakoze cyane kandi twifuza akazi keza. Nawe ni hiwanyu? Iwacu ni kwita. Waratashe? Naratashe. N'ubona nawe ufite morale. We turabashimiye cyane, turabashimiye cyane kuganiro cyanyu, kandi duheza courage ingabo zose za AFC aho ziri, twigwaneho na M23 ko bari gukora akazi kindashikirwa, kandi turabashimiye cyane ko akazi bakarinda neza umutekano kandi abaturage ukaba hari. Dushimira n'abayobozi bose baduteye inkunga kugira ngo urugamba turutsinde. Turabashimiye cyane kuko barakoze kutuba inyuma, kandi tuzakomeza kurinda umutekano hamwe kugeza tubonye amahoro. Murakoze cyane. Natwe abaturage ntibadushimiye kandi. Abaturage turabashimiye. Abaturage nibo natangiye kwishimiye cyane. Abaturage twarakomeye natwe nubwo tutagwanye. Narabishimiye cyane. Na wa munsi narabivuze. Abaturage twarabishimiye cyane bakire n'abayobozi bacu, kandi turabashimira ko bagize umutima wabo barawukomeje, bagize nyine umutima ukomeye pe, kandi babaye inyuma y'ingabo barazifashije ku rugamba, kandi turabashimira ko nta nubwo bahunze nabo bari baraho bari hafi yacu ntibigeze bahunga,
turabashimiye cyane ko bagira abaturage bo mu Minembwe bamaze kumenyera intambara ntabwo bakigira. aho Turabashimiye cyane ko bafite morale nyinshi no gukunda abasirikare. Tugomba kugira urukundo no kuba umuntu umwe twese, amacakubiri tukayamagana tukaba umuntu umwe, ubwo nibwo tuzubaka Minembwe neza. Kandi turasaba ko bagomba kugira umutekano, bakagira na development mu mihanda, bitangire mukora imihanda ko mwabikoraga mbere. Nuko ndumva abaturage bo twabashimiye kandi ntabwo tuzobibagirwa, batugiriye neza cyane. murakoze cyane Fana. Yego sawa murakoze.